Bakunzi mukurikira Udushya TV, uyu mwanya dutegura video kugira ngo tubereke uburyo ki wakora video uhereye ku busa. Urugero, nta muntu udafite smartphone ushobora gukora video ukagenda uzikora ukazieditinga neza, ukeditingamo utundi tuntu dutandukanye, wamara ku uploadinga uko channel yawe igenda ukora icyo nakwita wenda nka decentralization cyangwa se not decentralization, because decentralization ni ukwegeza ibintu abaturage. So ibyo nakwita wenda nka marketing cyangwa se kwamamaza, uko ugenda wamamaza channel yawe, kandi hari ukuntu bagenda babikunda nyine bitewe n'ukuntu wagiye ukora publication. So ukuntu wakora video kuri telefone uhereye ku busa kuri zeru kabisa, ushobora kuza nk'ahangaha ukoresha ino application ya Easy Screen Record, ukagenda kuri Google Play Store. Narababwiye Google Play Store ngira ngo nta muntu utayifite kuri smartphone. Iyi ni ino application, iyi ngiyi ibasha kudownloadinga ama application yose. Iyo ufite ino application ya Google Play Store ubasha kuba wadownloadinga application yose kuri Android phone. So hanyuma tugiye kureka application ebyiri wabasha gukoresha ugakora video imeze neza cyane, ibyo washyira kuri any social medias, kuri WhatsApp, kuri social media nka Facebook, Instagram, YouTube, ukabasha kuba wakorera any amount of money. So application ntazindi, iyi ngiyi twababwiye gukora iyi kudownloadinga ya Easy Screen Record. Iyi ngiyi Easy Screen Record. Iki indi application iyi ngiyi wenda ni nk'ingi ya game, kuri abantu ukuntu bakora game, ukuntu bakina game, bakuza wenda dufunguye dukine nk'aka game, ukuntu mbese muri make uburyo gukora video kuri telefone atari ibintu birenze. Wayikora ukeditingamo nk'amagambo yawe cyangwa se umuziki, ukeditingamo utundi tuntu ku ruhande, ukabasha kuba wakorera in amount of money. So ukadufate nk'akagame hano tugakine urebe uburyo ki ushobora guhita ukora video kabisa zirengi ikuzuza channel yawe, hanyuma uko ugenda uzikundisha abantu cyangwa se bitewe n'ukuntu wagiye uzieditinga, ukabasha kuba yakurura n'abantu urugero nk'aha murabizi ko no mu Rwanda bagenda ibiryo kuri nk'aka kagame